ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuri uyu wa kabiri tariki zisanga 5 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ariko kugira ngo tuze tubabwire ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, reka duhere ku bofisiye bashoje amashuri yisumbuye. Abofisiye basaga 81 basoje amasomo bigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2025 bize ibyerekeye n'ubuzima n'ubumenyi mu bya gisirikare. Bahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza aricyo cyitwa bachelors. Bivuze ngo rero leta bituganisha no ku byo polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje, no kuvuga ngo dufite ingingo eshatu tugiye kuvugaho. Abofisiye barangije amashuri mu cyiciro cya kabiri 81 bagiye guhabwa gategure cyangwa impamyabumenyi ya kabiri yitwa bachelors. Bivuze yuko none turi bugaruke ku byemezo by'inama y'abaminisitiri. Ese batangaje iki? Ese abaminisitiri bavugaga ku biki? Turaza kubigarukaho rero, ariko reka tubanze ducunguze uburyo umwete, tubanze tuvuge ku byo polisi ikora mu mujyi wa Kigali iba yatangaje. Ariko kugira ngo ibi byose tuze kubigeraho, ikintu bigusaba urabanza ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nukora subscribe niyo support yawe ikomeye cyane, cyangwa no musanzu wawe uzaba utanze. Subscribe rero iyo uyikanzeho no kuvuga ngo ni support, no kuvuga ngo icyo biba bisobanuye no kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Rero tugiye kugaruka ku tuntu n'utundi turi hano mu mujyi wa Kigali. Ariko reka tubanze tuvuge ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Isugira ngo hari ibirenze. Bivuze ngo polisi y'u Rwanda yatangaje yuko buri muntu wese ukoresha umuhanda, ubwo ni traffic polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Nukuvuga ngo yatangaje ko abanyarwanda mwese mukoresha umuhanda, ndetse abashoferi cyane cyane abamotari, abanyonzi, ndetse n'abangaba bafite nyine ibinyabiziga byita ibinyamitende, bose bakoresha umuhanda, mwese mukoresha umuhanda mu mujyi wa Kigali. Arongera kubakangura cyangwa ibibutsa gukoresha umuhanda neza, kubera ko iyo udakoresheje umuhanda neza bivamo cyangwa bigira ingaruka nyinshi cyane. Bivuze yuko rero abanyonzi cyangwa abamotari nibo bantu bakunze gukoresha impanuka. Bivuze yuko kuri akuntu bagenda basesera munsi y'imodoka nibyo baba bagizeho ikibazo. Rero niyo mpamvu yavuze ngo gahunda ni yahindi yagerayo amahoro. Bivuze yuko rero mu rwego rw'ikirenga cyangwa mu rwego rwisumbuye, hari ibintu twigeze kwiga kera mu rwego rwa kaminuza rwisumbuye kera nyine umuntu akiga, kuko njye narangije mu mwaka wa 2024 ndangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza aricyo cyitwa bachelors. Ariko rero reka mbabwize ukuri banyarwandakazi, ari ukuntu umuntu ajya avuga ngo nimba arangije amashuri bajya bavuga ngo ihangira akazi cyangwa wishakire akandi kazi. Ibaze yuko njye nize muri segonderi, sibyo? Nize muri segonderi nkiga eterina, ariko njyewe rwose simenye ubwenge nabumenye ngeze mu mujyi wa Kigali, bitewe yuko nakuze mbona utuntu twose nyine bantamika bankarabya. No kuvuga ngo nta bwenge namba, gusa nagize ubwenge naje kwiga muri kaminuza, nize University of Kigali, ndahiga rwose, ndangije nongera niga n'ikindi cyiciro cya kaminuza. Bivuze yuko ariko nyirangiza iyi kaminuza iri ngiyi henge ituye hano, iri hano nako nabibabwiye ginansobamo gatonya. No kuvuga ngo narayisohoje kugira ngo mbone akazi, bibindyankurye mbura akazi pe. Gusa nyine no kwenda mu rugo twari dufite uburyo twifashije, ubwo nibwo nahise ntiga indi mpamyabumenyi. Bivuze yuko rero ibi ngibi birago nashaka kubibabwira, ndetse no mu kiganiro nari ndimo nkora ntabwo ibi byari birimo, ubwo nakanyuzeho babyita akajoki. Rero nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, icyo bigusaba ni gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru. Bivuze yuko rero aya makuru ntago nyarambuye, bivuze ngo ndayatarutse, nyavuze mu bice, nyavuze mu byiciro. Bivuze yuko rero ubwo no makuru ndi buze kuyasobanura yose nkayasesengura mu kanya saa 4 zuzuye. Bivuze ngo ndaza kubasobanurira iby'inama y'abaminisitiri yatangaje, ndaza kubasobanurira ku byo polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje. Ariko nanone turi muri ya gahunda yagerayo amahoro. Mu byibuke abantu mwese mutwaye ibinyabiziga, turi muri gahunda yagerayo amahoro, kandi polisi kwibutsa gukoresha umuhanda neza. Bivuze yuko rero
udakoresha umuhanda neza bikakuviramo ingaruka. So twe ntuzabiturenganyirize kuko twebwe twakubwiye iby'ibanze cyangwa tukubwira ibigezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nanone dufite abaofisiye basaga 81 barangije icyiciro cya kaminuza. Ariko reka mbanze kano kantu nkarambure ndabangende nkababwiye, ni ukuvuga ngo abaofisiye 81 basoje amasomo bigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2025 bize byerekeye n'ubuzima cyangwa bize ibijyanye n'ubuzima n'ubumenyi mu bya gisirikare. Bahawe impamya bumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelors. Uze ngo rero aya makuru yo nayangaya kabisa, no kuvuga ngo abo ofisiye barangije amashuri yabo bungu bafite icyiciro cya kabiri. Uze ngo rero nta ofisiye bakomeye cyane, n'abayobozi bafite ibirokoroko nyine nta kuntu nabivugamo, ndetse aba bantu reka turanabakunda. Bivuze ngo rero abangaba niyo mpamvu batuyobora cyangwa baba bari kutubwira gahunda z'ukuntu twakwitwara. Turabakunda cyane koko, urabona ko baba bagize uruhare cyangwa bagize uruhare kugira ngo bige babone impamyabumenyi zibemerera kutuyobora neza fresh. Bivuze ngo rero Kidasamura TV Rwanda ikiganiro nakagaruka, ariko kora subscribe ufungura inzogera kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Nge muzina yanjye nitwerenzwe n'Imana Emmanuel, ariko banze ku mazina Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakompa. Moyo wakoze subscribe uruwa gaciro, no utarakora subscribe rwose kwakwanya nawe ukore ako ga subscribe. Aha rero turi mu kiganiro oya bwe muretse gatonya ano makuru ndaza kuyarambura.